reka ntangirane kuri source of conflict. Mu gihe hari grievances cyangwa abantu bafite ibibabaje badahabwa umwanya ngo babisohore, iyo bimaze igihe kinini bibyara amakimbirane amenana amaraso. Ayo makimbirane iyo bya bibazo abantu bafite past grievances zitahawe agaciro ngo ziganirweho, ziragenda zikabyara amakimbirane avamo n'ubushyamirane bumena amaraso. Icya kabiri, mu gihe hari umutungo udasaranganyijwe neza. Icya gatatu, mu gihe hari akarengane k'abantu bamwe bumva barenganywe, bimwe uburenganzira bwabo, ibyo bintu ntibihabwe umwanya, yaba media ngo deliberately bihereza umwanya babiganireho, byara conflict. Ubuse ntabwo nk'ubu ibibazo biri mu Burundi, conflict yaratangiye, ikisigaje gusa nuko itaraba violent. Ntabwo wagira leta idatanga serivisi z'ingenzi, leta aho amashanyarazi ari ikibazo, amazi ari ikibazo, aho ibiciro byatumbagiye, aho peteroli itaboneka, aho abantu batonda umurongo kugira ngo bashobore kugura byeri za Bralirwa, mugatonda umurongo kuri supermarket, ntabwo bashobora kuguhereza izirenze 3. Urumva? Ikindi, ofise yabo ishinzwe ikawa ntikora, ofise yabo ishinzwe icyayi yarafunze, n'inganda zatunze umurayi. Ngo utekereze yuko ibyo bintu atari amakimbirane, abantu bariho batishimye kandi utabahereza umwanya wo kuvuga ibyo bibazo. Ahubwo abakuru b'igihugu cyangwa n'abayobozi bakomeye babona hari food inflation bakigira mu bindi biganiro byo kuyobya abaturage no kubarangaza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Urugero, nk'ubu niyo maze kubona abantu bashya za Gikondo bashya baturutse i Burundi cyane rwose, barahari ni benshi bahunze. Bariho barahunga iki? Nta muntu uhunga mu rugo rwe ngo ahunge igihugu cye ari uko yishimye. Bacyari niwabonye ahantu abaturage bigaragambya bagahirika leta kubera kubura umugati? cyane rwose. Ntabwo rero ikibazo aba ari umugati, ahubwo ikibazo cy'umugati kiba cyaragiye kigatinda, kandi umugati ari essential muri iyo society. Ariko uko gitinda kigaragaza ibintu byinshi, babona leta yabo itakibumva, babona abari ku butegetsi ntabwo bagifite contact n'abayoborwa bari hasi, babona a lot of injustice, babona corruption, babona abagerageje kuvugwa bafungwa, babona ibice n'ibiki. Ibyo rero bituma cya kibazo cyari umugati gikomeza kwitirirwa umugati, ariko mu by'ukuri ugiye kwicara kugira ngo muganire ku mugati, ikibazo kiba kitakiri umugati, aba ari leta itumva. Ndaguha urugero, hanyuma ndagaruka, ntabwo nirengagije cya kibazo cyawe. Nta kibazo rwose. Ibibazo by'imyigaragambyo ya Kenya byatangiye ari biri byatangiye ari itegeko, umushinga w'itegeko urimo kuzamura imisoro. Barigaragambya, leta irawureka, no kongeza abayobozi amafaranga. Barigaragambya, leta irabireka, barongera barigaragambya, ahubwo Perezida Ruto akuraho kabineti, guverinoma arayisesa, arongera ashyiraho indi. Ubu noneho barashaka ko agenda. Ni ukuvuga iki? Ikibazo ntabwo kikiri ya misoro.
yego mwongeye kwirwana amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio, radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Bob Mugabe, umusesenguzi wacu. Ni byiza cyane kubana nawe Bob. murakoze. Impera z'icyumweru zagenze neza? Byihorera ibyo ngibyo, tujye mu kibazo nyirizina ntabwo nakorana n'umuntu ntazi ko ameze neza, naba ngiye kumutocaringa mentally. urumva I have jyewe to make sure you are okay. urumva jyewe uko mbayeho hari impamvu mwankuye mu buryamo mukantumira nkaza niruka. Yego, iyo ngiyo niyo muntu ntikwiriye kuba 100%, hakwiriye kuba nka 90%, ibindi 10% rikaza kuko umeze neza. oya ibindi bamwamamagaye kuba nabitabye nuko meze neza. Okay. Mbese naba napfuye nkaza, Abantu abandi bose mu bitaro se nkaza. abantu bose batameze neza ntabwo ari abari rusororo cyangwa bari muri morgue. Tubyihorere mama. Nkanjye nk'urugero ntabwo ameze neza. Ngaho njye rero naho naba nameze neza ndi kuri kamera ngiye ngomba kuba meze neza. Ugomba kubeshya. Oya si no kubeshya kuko jyewe ntabwo mbanje mu biganiro byanjye nawe byihariye, mbanje kuganira n'abanyarwanda n'abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Fair enough. So ibintu byo kumbaza ko meze neza byihorere. Akuzi ko abantu bazagira ngo njye nawe dukorana nabi kandi tubanye neza. Abadukurikira ababitekereza gutyo nuko batamenyereye kuganira. Urumva muri ibi bintu dukora harimo nk'ibintu bitatu by'ingenzi dukora muri ibi biganiro dukora. Ikintu cya mbere ni ukwigisha abanyarwanda kwisanzura mu bitekerezo. cyane rwose. Ikintu ni ingenzi, ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri ni ugutinyura abanyarwanda kuganira ku bibazo biri muri sosiyete, kubiganiraho, kwisanzura mu gutanga ibitekerezo no kuganira ku bibazo biri muri sosiyete. Toward attend kugira ngo babashe kubikemura, kuko isosiyete itaganira irarwana kandi intambara iri violent. Nuko amasivo atangira cyane. Abantu bagomba kuganira ibibazo biri muri sosiyete kandi uburyo bishakirwa ibisubizo. Muri bya bibazo bya bindi byinshi biri muri sosiyete, uburyo umuntu ashobora kuvuga ati hari iki n'iki n'iki n'iki, ibibazo bikomeye bigomba gukemuka. None se abanyarwanda icya gatatu rero oya icya gatatu rero ni ikintu cyo kuvuga ngo ese ibintu tuganira tunavuga hari abantu babikurikira, hari uruhare babigiramo, cyangwa ni Abdullah wicara na Mugabe bakiganira utuntu twabo. Ni nayo mpamvu nashyizeho polisi ko tugomba gusoma comments z'abantu, nuko mbashaka yuko aba bantu bagira uruhare muri ikiganiro kitaba monologue. Tuganira, ese ibibazo mbona tubibona kimwe, ese ibindi babona nabona ni ibihe, ibindi bashobora kuba babona njye nabona ni ibihe. Ese muri ibyo byose tuganira, ibyo babona bari biri very important dukwiye kuganira ni ibihe. Hari icyo bigufasha kuba umuntu mwiza, I mean a better person, cyangwa kuba better analyst, kuba ubasha gusubira inyuma ukamenya n'ibyo abo wabwiye bavuze? Jyewe ku giti cyanjye numva bifasha iyi media company mu rwego rwo kuvuga ngo this shouldn't be a monologue. Giye kuba nk'aho ari umuntu umwe cyangwa abantu babiri biganiriza. Ntabwo twaje guca imigani, sije tuganiho ziba zikomeye. Ntabwo tuba twaje mu gutanga ivanjiri cyangwa ubusuke. tuba tuganira ibibazo bikomeye bireba igihugu. Ariko hari abatanga ibitekerezo bagatukana cyangwa bakavuga ibintu birimo ingengabitekerezo. Jyewe icyo mvuga tuba twaje kuganira. Ubwo niduha umwanya ibitekerezo byose, tuzahiba umwanya n'ibitekerezo twaje reka iri jambo rirangiza. Tuba twaje kuganira ibibazo bireba igihugu ndetse bireba n'akarere, kandi bishobora kubagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
tutabiganiriyeho babirwaniramo. Buriya nujya ubona conflict iri violent, amakimbirane arimwo kumena amaraso, aba yaratangiye ibibazo bikomeye mu gihugu abantu batabiganiraho, bitabona space. Icyiza rero cy'amacano nk'aya ngaya yazanye na social media, icyo yazanye, mainstream media, ibinyamakuru bimenyerewe traditional media nk'amaradiyo n'amateleviziyo, ntabwo aribo bagihitamo amasije tuganira, ahubwo twabonye alternative media. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Actually uburyo ubona ibintu bikorwa kuri citizen journalism, ibigo by'influencing journalism, ariko iyo citizen journalism uyikora nta na ethic, nta kibapfa kwikorera ibyo abonye byose abitangaza, ibyo nabyo nta kibazo. Erega ibintu byinshi mu bigira ibibazo bitari ikibazo. Jewe iyo ndebye amateka ya sosiyete nyarwanda ndetse na sosiyete mu biyaga bigari, ni amateka y'intambara n'imivurungano, kandi ibyo byinshi biterwa n'iki? Nuko ibibazo byabo baticara ngo babiganire. Amakimbirane ajya kubyuka ngo abyare intambara ikomeye, abantu bahasiga ubuzima, ni ibibazo bitangira ari bito, abantu ntibabiganire. Ntabwo aba ari bito, biba ari ibibazo bikomeye, ariko abantu ntibabihe umwanya. Nka biriya bintu M23 bayirwanira, abakongomani iyo babiha umwanya bakabiganiraho kuri media, leta yabo ikabifataho umwanzuro, ikagira ibyo ikora, iriya ntambara ntabwo iri ngombwa tora. Iriya ntambara iri consequential, iriya ntambara ishingiye ku kwirengagiza ibibazo kandi bikomeye. Ntabwo wabonye mu rukiko batanga ubuhamya batubwira bati twebwe turi very confident yo kuba muri M23, ati kubera ko garucuro n'amasisi FDLR iriyo yakontorolaga, yarangiza ariyo duhereza imisoro, leta ntituyizi turayumva, igisirikare cyabo ntitukibona, n'inyeshyamba, ahandi bataba mayimayi, ahandi mayimayi zirahari z'ubwoko bwinshi. Gusa abo bantu babona gute social justice? Ni ikibazo cya social justice, social injustice ziri muri Congo zigatuma ziriya ntambara zibaho. Twebwe rero icyo tumaze cyambere ni ukugira ngo ibyo bibazo byose biri mu Rwanda tube dushobora kubiganiraho, kandi twigeginge n'abadukurikira, nanjye bimereze gushekinga umurongo w'ibibazo nibandaho, atari ukuvuga gusa gutya nk'aho ndimwo kwiyahuza amagambo. No, ibi ni ibibazo bambona muri sosiyete yo mu biyaga bigari, sosiyete nyarwanda, sosiyete iri mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, yewe na Somalia na Ghana, kuko aho ngaho iyi sosiyete yacu niyo iri very prone to conflict, niyo ikunze kwibasirwa n'amakimbirane. So aya makimbirane agomba guhagarara, kandi ikintu cyonyine gishobora gukemura amakimbirane nuko abantu baganira cyane. Reka dukomeze no kuri ayo makimbirane, ari naho duhera ikiganiro cyacu. N'amakimbirane hari mu karere anakomeye cyane, wari uyavuze mu kanya uvuga ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ibibazo byatewe n'uko abantu birengagije kuganira ku kibazo, hakaza intambara, ukoresheje ijambo ri consequential y'ingaruka y'ibyavuye. Reka turebe ku bisubizo bihari mu gukemura iki kibazo. Ibi bisubizo biraza gutanga umusaruro. Turebe niba hari ibintu kera bajyaga bavuga ngo ni uguteka ikiringiti, ukabeshya abantu ko hari ikintu kiri ku ziko, abana bagasinzira, ariko bavuga bati nubwo dusinziriye hari ibyo kurya biri gutekwa. Izi imbaraga ziri gushyirwamo ziraza gutanga igisubizo. Ndaguha urugero, hari raporo yasohoye y'inzobere za Loni twanegarutseho, hari n'ibihano mu minsi ishize biherutse gufatirwa abantu barimo abantu 9, barimo abayobozi bo mu Rwanda, barimo umukoloneli, harimo abayobozi ba FDLR, harimo n'abo muri M23. Is this a better way to solve this conflict, cyangwa hari impamvu iki kibazo kiri gukemurwa muri ubu buryo? Buriya conflict nazishyira nko mu zifite ibyiciro nka 5, ariko genda ibanda kuri 2. Conflict ya mbere
itangira mu gihe hari abantu, reka ntangirane kuri source of conflict, mu gihe hari grievances cyangwa abantu bafite ibibabaje badahabwa umwanya ngo babisohore. Iyo bimaze igihe kinini bibyara amakimbirane amenana amaraso. Ayo makimbirane iyo bya bibazo abantu bafite past grievances zitahawe agaciro ngo ziganirweho, ziragenda zikabyara amakimbirane avamo n'ubushyamirane bumena amaraso. Icya kabiri, mu gihe hari umutungo udasaranganyijwe neza. Icya gatatu, mu gihe hari akarengane k'abantu bamwe bumva barenganywa, bimwe uburenganzira bwabo, ibyo bintu ntibihabwe umwanya, yaba media ngo deliberately bihereza umwanya babiganireho, byara conflict. Ubuse ntabwo nk'ubu ibibazo biri mu Burundi, conflict yaratangiye, icyo isigaje gusa ni uko itaraba violent. Ntabwo wagira leta idatanga serivisi z'ingenzi, leta aho amashanyarazi ari ikibazo, amazi ari ikibazo, aho ibiciro byatumbagiye, aho peteroli itaboneka, aho abantu batonda umurongo kugira ngo bashobore kugura byeri za Bralirwa, mugatonda umurongo kuri supermarket, ntabwo bashobora kuguhereza izirenze 3. Urumva? Ikindi, ofise yabo ishinzwe ikawa ntikora, ofise yabo ishinzwe icyayi yarafunze, n'inganda zatunze umurayi. Ngo utekereze yuko ibyo bintu atari amakimbirane, abantu bariho batishimye kandi utabahereza umwanya wo kuvuga ibyo bibazo. Ahubwo abakuru b'igihugu cyangwa n'abayobozi bakomeye babona hari food inflation bakigira mu bindi biganiro byo kuyobya abaturage no kubarangaza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Urugero, nk'ubu niyo maze kubona abantu bashya za Gikondo bashya baturutse i Burundi cyane rwose, barahari ni benshi bahunze. Bariho barahunga iki? Nta muntu uhunga mu rugo rwe ngo ahunge igihugu cye ari uko yishimye. asara igihugu wabona kidafite abantu bagihunze kubera impamvu. Ubuhunzi buri uburyo bwinshi, ubuhunzi bw'abantu benshi kiba ari ikibazo cy'imiyoborere. Ariko abantu 3, 4, 5 bashobora kugenda ku mpamvu za politiki, bashobora no kugenda ku mpamvu za politiki, abandi bakagenda barafashe umwenda muri banki bagaca ubusaba, abandi bagakwipa ubutabera, abandi niba hari ibyo babazwa bakagenda. Hakaba abantu benshi cyane bagiye mu Rwanda, bavuga benshi bagiye kubera impamvu z'imyenda y'amabanki, bakagenda babyitirira ko ari impamvu za politiki. Babyitira impamvu za politiki kuko nicyo kintu i Burayi bumva cyane, no kuguha iyo asylum bahita babyumva byihuse. nawe kubera ko abazungu barabeshywa cyane buriya. nawe ikindi kintu warumbajije ni ku kibazo cya Congo. Ibisubizo birimo gufatwa, of course ntabwo birimo kurespondinga na type of conflict n'icyateye kiriya conflict. Conflict yatejwe n'ibintu bitandukanye. Yego, urumva conflict imaze igihe, amakimbirane yamaze igihe, ndagira ngo hano nkurikire neza. yego, amakimbirane yamaze igihe aba complex. Ikibazo niba cyari niwabonye ahantu abaturage bigaragambya bagahirika leta kubera kubura umugati, cyane rwose. ntabwo rero ikibazo aba ari umugati, ahubwo ikibazo cy'umugati kiba cyaragiye kigatinda, kandi umugati ari essential muri iyo society. Ariko uko gitinda kigaragaza ibintu byinshi, babona leta yabo itakibumva, babona abari ku butegetsi ntabwo bagifite contact n'abayoborwa bari hasi, babona
a lot of injustice, babona corruption, babona abagerageje kuvugwa bafungwa, babona ibice n'ibiki. Ibyo rero bituma cya kibazo cyari umugati gikomeza kwitirirwa umugati, ariko mu by'ukuri ugiye kwicara kugira ngo muganire ku mugati, ikibazo kiba kitakiri umugati, aba ari leta itumva. Ndaguha urugero, hanyuma ndagaruka, ntabwo nirengagije cya kibazo cyawe. nta kibazo rwose. Nk'ibibazo by'imyigaragambyo ya Kenya byatangiye ari biri byatangiye ari itegeko, umushinga w'itegeko urimo kuzamura imisoro. Barigaragambya, leta irawureka. No kongeza abayobozi amafaranga. Barigaragambya, leta irabireka. Barongera barigaragambya, ahubwo Perezida Ruto akuraho kabineti, guverinoma arayisesa, arongera ashyiraho indi. Ubu noneho barashaka ko agenda. Ni ukuvuga iki? Ikibazo ntabwo kikiri ya misoro, ahubwo barabona ko leta itakibahagarariye. You get the point? So ikibazo cya M23 kimaze igihe kinini cyane. Ni ikibazo cya social injustice. Now, ikibazo cya social injustice iyo gitinze, hakabonekamo na ruswa, haziramo n'uburyo bwo kumanaginga iyo conflict itangiye, uburyo bwo kujera, uburyo bwo gucunga nacyo ni gusa kumanaginga nibyo byiza kuruta, nibo byanakumvikana neza kuruta irindi jambo bashaka cy'ikinyarwanda. Uburyo bwo kumanaginga ayo makimbirane, nabyo hakazamo andi mafuta. Uburyo bavuga bati leta enough is enough, tuyirwanye tuyikureho. Now ikibazo kikaza, uko ukemura ikibazo, urashaka kiriya kibazo kugikemuza imirwano, kugikemuza ingufu. Ingufu. Ndakubwira ku kibazo cya leta ya Kongo. Kiriya kibazo uko ushaka kugikemuza ingufu, niko kidakemuka. Kuko nta ikigaragaza ko ingabo za Kongo zashobora M23. Iyo baza kuba babishoboye se bari kwirirwa bazana SADC, bazana Abarundi, baza FDLR yabo barakorana, baba bari kumwe, bazana imitwe yose iri hariya. Leta ntiyagira isoni zo kuba ifite igice kinini cya Kongo gikontororwa n'inyeshyamba, ahubwo izishyira ku ibere. Tumwanyeshyamba nimuze bagize reservist b'ingabo z'igihugu, ukabahereza intwaro ubizi kuta. Kirazira umuntu utigishije igisirikare kumuha imbunda. Umuhaye imbunda, umuhaye n'amafaranga, umwohereje ku rugamba udafiteho total command. Koresheje inyeshyamba ngo zijye kurwa, uzise irindi zina urazibrandinze, uzise ngo ni abakunda igihugu, le patriote, ubise wazarendo, bagiye kurwanya izindi nyeshyamba. Sizi ko mva akavuyo karaho. Ufashe inyeshyamba ziraho n'ingabo ziraho zimeze nka cocktail, uzinyanyagijemo imbunda ngo zijye kurwanya imbunda n'amafaranga ngo zijye kurwanya izindi nyeshyamba. Wowe iyo wicaye wumva bizagenda bite? Noneho tukabikatuzana ku kindi kibazo. Umbabare ingabo za Kongo niba zise cocktail, ni ukubera ko ari cocktail. That's the truth. Harimo ari ex-phase, abahoze mu force armée zaïroise, abahoze igihe cya Mobutu. Hariho abaje mu gihe cya FDR ya indi yazanye Kabila Desire ku butegetsi. Harimo inyeshyamba zagiye zizanwa na Kabila Joseph. Laurent Desire wa wundi wakukweho mu mbuto wazanywe na FDR, cyangwa uravuga Kabila Joseph kurikira neza. Harimo phase ex-phase, harimo ingabo za FDR yego zazanye Desire Kabila ku butegetsi. Asimbuwe na muhungu we Joseph, afata inyeshyamba
afata n'iyindi n'abandi bitwaga LCD na za MRC bose, afata n'abamayimayi bose abashyira hamwe mu gisirikare. Gahunda ya samburage n'ibiki sizi ukuntu babyitaga, amaterime tekinike yabo, samburage na brassage. Icyo gisirikare ni cya kindi kimwe. Uvuganye na CNDP ya Rurankunda araje afashwe mu Rwanda, Ntaganda afashe igice kinini cya CNDP agicyuye mu ngabo za Kongo. Abo nabo bari aho. Niyo mitwe nawe ukaza ukavuga harimo abana bo bari kurutiza ejo bundi, perezida uriho ababwira ngo bajye gutabara igihugu cyabo, nabo barimo. Bose bakoze training y'amezi 3. Bose bafite training zitandukanye, bafite doctrine zitandukanye z'igisirikare na agency yabo. Agency nahita gute mu Kinyarwanda? Uwo bubaha nk'umuntu mukuru wabagejeje mu gisirikare ntabwo ari umwe. Bamwe barumva Joseph Kabila ari we boss wabo, abandi barumva Desire Kabila barapfushije umubyeyi ari we wari boss wabo, abandi baracyari royo, baracyari aba mu Buddhist aho kwa Mobutu Fazi. Nawe bakumbuye perezida wabo bumva yuko Kongo izongera gusubira ku murongo, ariko kuko wenda wazabanga agarutse nazagaruka. Nawe n'aba FDLR nabo FDLR iraho, ariko nanone ukagera na za mayimayi zari zarazanywe mu gisirikare cya Kongo na Joseph Kabila. Bose baraho. Hariho abumva yuko Faci azabeto azamukunzi tugufashe beto hari bo yashyize bejo bundi n'abandi yongereye amapeti. Bari royalty yabo ntabwo iri ahantu hamwe cyane rwose. Imyitozo iratandukanye, discipline iratandukanye, royalty iratandukanye. So bakeza bamwe batandukanye. Cocktail ni iki? Ni mu gihe harimo ikinyobwa birenze 3 birenze 2 mu kirahuri kimwe kandi bidahuye, ushyizemo inanasi, ushyizemo icunga, ushyizemo ipapayi, ushyizemo ikinyomoro, ushyizemo amata inshyushyu, ushyize muri blender uzaniye umuntu, ushyizemo n'amazi ice, ushyizemo na ice uzaniye umuntu. Iyo ni FARDC, nicyo gisirikare cy'igihugu. N'abavuga ngo noneho bazanye ibikoresho, noneho ntabwo muyikira. Iyo tudakira, iyo M23 itari bukire ni iyihe? M23 on the other hand ni igisirikare kimwe gifite imyitozo, bajya bakorana refresher, bafite one doctrine, one loyalty ubu ngubu kuri Makenga. Ako nabo baravanga, rwose ntibavanze na Colonel Nanga yazanye abasirikare se? Ntabwo babura, nose ntari abakongomani binjira mu rugamba batafite naho bahuriye n'Ikinyarwanda, barimo cyane rwose. Uzi yuko babazana bakabasubiza kuri training wing kugira ngo babishizemo ibintu 3: 1 amahugurwa baramwe, ubumenyi bari bumwe, icya kabiri discipline abari imwe, icya gatatu political ideology abari imwe. Shyiramo n'abarundi, hari abarundi boherezwa ngo bajye kurwana na bene wabo b'abatutsi nk'uko abivuga General Neva, bakabafata mu gisirikare cy'u Burundi, bagera ku rugamba bakajoininga M23 bagakomezanya urugamba. Ariko is that a cocktail? Oya, M23 irongera ikabasubiza for training, ikabakarishya, ikabashyira ku murongo wayo. Kandi ibyo ni ibintu byoroshye, Kongo ntabwo ijya ibikora. Now rega aho twahereye ni ku kijyanye n'ibihano byafashwe. Buretse gatoya aho ndahakuzirerega, we tuza ibindi ndabikuzira. Nta kibazo rwose, nanjye ndaha ngo ntuzumbwire. Ufite igisirikare cy'igikocktail. Yego. Ufashe n'inyeshyamba zose, ziri nyeshyamba za controlaga a huge part
we leta udafiteho control, cya gisirikare cyawe cya cocktail kidafiteho control, niyo kigerageje kubarwanya inyeshyamba ziragikubita zirenze 100, uzikubise mu mutaka umwe witwa Wazalendo ubohereje kujya kurwanya M23. Igisirikare we cya leta uri cocktail, uzanye inyeshyamba cocktail, ideology zitandukanye, trading zitandukanye, bamwe b'abasivili ndabubahaye imbunda, urabazanye ubizanyemo SADC, a professional army z'ibihugu bitandukanye, ubizanyemo abarundi nabo igisirikare bafite, usibye kujya kuvanga inyeshyamba zari za CNDD-FDD zavanze n'ingabo z'abarundi zari ziriho zo ku Burundi, nazo ni cocktail. Nta mahugurwa yigeze abaho kugira ngo ubuilding one ideology, kandi n'abanyapolitike bakiri muri ideology y'amacakubiri bose urabazanye kuri urwo rugamba, bahuriye kuri tere muri Congo. Urangije mu buryo bwo gukemura icyo kibazo, ugiye ufatamo abantu bamwe ubafatiye ibihano, bamwe tubyo muri Wazalendo, abandi bo muri FDLR, ugafata tuvuge n'undi wo muri kugira ngo ushimishe ab'Kinshasa, n'undi wo muri RDF waramubonye uri Colonel Faustin ushinzwe ibikorwa bidasanzwe, Faustin nde ndamuzi kuko twari kumwe ejo bundi. Actually umunsi wasohora raporo twari tumaze iminsi 2 duhuriye kuri Minisiteri y'Ingabo. Reka ntakomeza uvuga ndashizemo gushakira. Umufatiye ibihano, uragiye ugiye kwa Nanga ufashe ibihano, wa wundi yitwa nde Bishimwa Bertrand Bisimwa nawe umufatiye ibihano, uricaye. Ubwo se mu by'ukuri icya kibazo twahereyeho ahangaha ndagira ngo mfashe nkurikije, yego, cya kibazo cya Kongo cyateje ariya amakimbirane arimo n'ubushyamirane, hamwe n'abantu bashaka kugikemura gisirikare, hanyuma ukongeramo ibihano, yego, uriho urakemura ikibazo cyangwa uriho uramena peteroli mu muriro? hari ejo bundi tuvuga kujya Trump wavuze uvuga uti kuraswa kwa Trump, mwe nk'abanyamategeko ikintu cya mbere mwibaza ninde ubifitemo inyungu cyane, nibwo mutangira mubona aho muhera iperereza. Uku gufata ibihano kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi abasesenguzi mu bya politiki bavuga bati iki gisubizo cyaboneka ari uko baganiriye, bakanaganira no ku mpamvu muzi zateje iki kibazo, bo bagahera hejuru. Inyungu zaba zirihe cyane mu gukemura iki kibazo? Ese koko Amerika irimo ngo ikemure iki kibazo kubera iyi myanzuro iri gufata, cyangwa hari izindi mpamvu zishobora kuba zihishe inyuma? Urumva, Amerika ikorana ubucuruzi na leta ya Congo. Amerika ni n'inshuti y'u Rwanda. Yego. Amerika ntabwo ibintu biri kuri tele biyobewe, ahubwo Amerika ifite ikibazo gikomeye. Approach yabo yo gukemura amakimbirane ni ahantu yigeze ikemura. Amerika nta record ifite yo gukemura amakimbirane. Ibi ngibi ndongera mbisubiremo kugira ngo uhuguke neza. Amerika nta record ifite yo gukemura amakimbirane, nta record ifite yo gukemura amakimbirane. Yego. Mbese kugira ngo wumve ko bashobora guhuza abantu, ntabyo. Yego. Ndaguha urugero. Mu bibazo bya Yugoslavia byajemo n'ibintu bya jenoside za Kosovo, Amerika yari ihari, iragenda irarasarasa bamwe bakura ku butegetsi, nta kibazo yakemuye. Muri Afghanistan nta kibazo yakemuye, yakoresha amafaranga menshi, abasirikare benshi b'abanyamerika barahagwa, yego irasahuraho ibintu bikeya, ariko ngaho ikura abatalibani, isubiza abatalibani gusa ubukode. Bitwara imyaka 20 yo kubyumva gusa. Imyaka 20. Nawe ongeraho na Israel na Palestine, abaperezida basimburana bagera kuri 3, icyo kibazo kigihari batarabibona yuko icyo kibazo cya wasting their time. Ubu barataka bati Afghanistan is a pariah state, niki n'abantu bari aho barigenda biciragura uko Afghanistan iyobowe n'abatalibani. Icyo batarimo kumva
ni uko byageze aho ngaho ubutegetsi bwe bwashyizweho na Amerika burenze ububi abanyafuganisitani ahubwo bashyigikira abataliban bati ok ibi birarutana aho kugira ngo tubeho n'abantu badufata nk'aho tutari abantu, reka twemere ba bandi bene wacu badutegeka badukubita ibiboko, babuza n'abagore kwiga n'abakobwa kwiga basi nabonye baje kwiga mu Rwanda bati byibuze ibyo byari no. Amerika hari ikibazo cya Israel na Palestine kimaze imyaka na nyagateke, kiriya kibazo cyarabona. Mbwira ahantu Amerika yigeze izana amahoro, kubera teori zabo zo kuzana amahoro ntabwo zishobora kuresipondinga n'ibibazo biteza imidugararo muri Afurika. Noneho Kongo gukomeza kwiringira ngo United States zabazanira amahoro ni ukwishuka cyane, ahubwo bo barumva ngo gufatira ibihano ubundi iriya teori yo gufatira abantu ibihano ubundi ni teori nziza, ni teori nziza kuko ikimara ni iki ngiki, akamaro kacyo ni aka ngaka. Yego, mbabarira unkurikire. Ndi kukumva cyane. Oya si ukunyumva, mbabarira undebe hano. Unkurikire. Ni Colonel Migabo Augustin. Migabo ndamuzi, Migabo muzi akiri liyetena. Nawe urakoze cyane. Nawe ikibazo kikaza teori yo gufatira abari mu makimbirane ibihano, ni igitutu bashyiraho kugira ngo bose bashobore guhosha imirwano. Iyo teori ntabwo ikora mu bihugu nk'ibi ngibi byo muri Afurika, kuko ubundi iyo teori icyo iba imaze ni iki? Ibivuga ngo uyu muntu ntazakanagire muri Amerika, ariko n'ikibazo nta nubwo kiba ari ikibazo cy'amaviza, kiba ari ikibazo cyo kuvuga ngo leta ya Amerika ntabwo yemerewe gukorana n'uyu muntu. Icya kabiri, ibigo byose byaba ibya leta byaba n'ibyigenga by'abanyamerika bizasanga bikorana n'uyu muntu bizafatirwa ibihano. Buriya niyo bavuze guheba gufatiye ibihano, mwe muhita mwirukanyira mu byo kutajya muri Amerika ngo n'ubundi uyu ntabwo ashaka kujya muri Amerika. Oya, baba ari bwo kubwira abandi bantu bashobora gukorana any business with you no kuguha amazi yo kunywa ari Abamerika, ko nibabikora bazafatirwa ibihano kandi bikomeye, kandi barabifata. Bivuze ngo Colonel Nanga na M23 bahiritse ubutegetsi bwa Tshisekedi bakagera ku butegetsi, ibi bihano bikiriho, nta nubwo banabona inkunga yo muri World Bank. Nayo oya, biriya bihano bafite ntabwo ari ibya World Bank, ni ibihano bya European Union n'Abanyamerika. Ariko Amerika na European Union nibo bagenza. Ariko banze oya, buriya World Bank irigenga. Buriya bayita World Bank Group, bayita World Bank Group kuko bayita World Bank Group kuko iba irimo amashami menshi, harimo IMF nayo ibarirwa muri World Bank Group, harimo ibigo bikora ubushakashatsi, harimo ibigo biretinga, harimo ibigo byinshi. World Bank Group is an independent group, twirengagiza abayishinze. Ariko ikibazo aho kiri, abantu benshi bagiye bafata ubutegetsi bafite ibyo bihano byarangiye bivaho, kuko na Mandela he was on a terrorist, he was labeled as a terrorist. Yamaze imyaka 2 ku butegetsi akiri kuri iyo list ya CIA ko ari umuterrorist. Yarashinze umutwe w'inyeshyamba ukora sabotage witwaga Umukonto Wesizwe. Nose Umukonto Wesizwe ubwo si we n'uzazuma yashakaga kunyuramo n'ibyabaye ishyaka. Ariko Umukonto Wesizwe ntabwo wari washinzwe na Mandela, wari washinzwe na Winnie Madikizela Mandela. Ni nacyo cyamutandukanyije na Mandela, kuko wishe abantu, kandi Mandela atemera ngo yigira umutagatifu, ntabwo yemera kwica. Nyamara kugira uwo mutwe wa Umukonto Wesizwe niwe wacishije bugufi abazungu bo muri South Africa,
kugira ngo bashobore guhagarika ubutegetsi bwa apartheid. apartheid, yeah. Ni igitutu cya Mukotto Wesizwe. Ubu Mukotto Wesizwe byarantangaje ejo bundi Zuma wuhagurukamo ngo noneho ryabaye ishyaka rya Zuma, ngo Zuma mbona media nyinshi ziba zidafite n'amakuru ngo Zuma ngo yashinze ishyaka ngo ryitwa Mukotto Wesizwe. Ariko Mukotto Wesizwe ntabwo ari iya Zuma. Ntabwo ari iya Zuma. Mukotto Wesizwe ni iya Madikivera Mandela. Bararwanye, banashatse n'inkunga. Mandela banamufata rega, bamufasha avuye muri tuwa y'isi yose gushaka ibikoresho n'amafaranga. Yinjiriye muri Botswana bamufatiye aho ngaho ajya gufungwa ya myaka, burya bamufasha avuye gushaka support y'Umukotto Wesizwe. Ariko urumva nubwo buriya nta nubwo ana armed group gusa yari iyo ngiyo yari Mukotto Wesizwe, kuko bari bafite undi mutwe ndumva warayoborwaga n'umugabo witwaga Gace Mutereza, witwaga Gutera, ndaza kuwibuka. Groups zarwanaga zari nyinshi, ariko urumva ikibazo cyari kidahari. Mandela yaraje arategeka ibyo bivaho, na biriya bintu bishobora kuvaho, ariko ubwo baba bashyize igitutu ku nyeshyamba n'abo bantu bashobora n'iyindi miryango ishobora gukorana nabo. Ariko nko gufatira Migabo biriya bihano, Migabo bamufatiye ibihano, ndumva twaraye tubonanye ndumva ari kuri entrance ya Ministry of Defense. Hari umuntu nari ngiye kureba, Migabo turaziranye kera, twariganye n'Inyakinama, nubwo twakoraga kose zitandukanye. Naho ikibazo cyanjye kikaba cya kindi wambajije, ese biriya bihano hari icyo bizafasha mu gukemura ikibazo? The answer is no. Amerika bifashe muri spirit yo kubashyiraho igitutu kugira ngo bahagarike imirwano, ahubwo ibikora ibyo yari igambiriye byari ibyo, ariko birangiye iriho iramena ahubwo peteroli mu muriro. Umuntu yavuga ati n'ubundi nanjye ntabwo munyemera, n'iki ngomba kwirwanaho kugeza ageze ku butegetsi. Uwari ufite gahunda yo gushyikirana arayireka. Urumva, babifatiye umugabo witwa Hamisi, ubu ni generali. Bayifatiye nde? Ariko biriya bihano si byo ko nta n'icyo bimaze. Ahubwo Kongo yarenzeho isohora ibaruwa ifunguye ishimira ibihano bafatiye abayobozi batandukanye bo muri M23 n'abasirikare n'umusirikare w'u Rwanda. Bagusaba ko dukomeza mu murongo twari turimo, kubera ko ruza ari ibya nibyo birakomeza. Bo bavuze ati noneho barengeho bayifatire ibihugu, bayifatire n'u Rwanda. Of course Kongo ntabwo ari ubwa mbere bivuze, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Kongo se bo nabere ubundi FDLR ibarizwa gute muri Kongo? Mbese aho niho ikibazo cyane cyayiga, kuki iyo partnership ya Kongo na FDLR iza mu dupaje duto, ikinini kiba ari u Rwanda M23? Kuki impungenge z'u Rwanda zitunga? Ni propaganda. Ariko n'ikibazo kinahari, na Migabo ni gute yakwisanga muri Kongo? Kuko ndumva ari nka option, ngira ngo niba atari deputy commander wa special force command. Kuba uri deputy muri special operation command bakagushyira kuri biriya bintu, nabwo it doesn't make sense. Okay, I know Migabo we nta nicyo byamutwara, ko nta zindi business nawe azakorana n'Abanyamerika, n'ubundi nta n'izo yakoranaga nabo. Ni umusirikare wabigize umwuga, kandi umusirikare by the way, Migabo is a good soldier and Nini is a good guy mu buzima busanzwe iyo muganira.
ariko kuri iyo lisite ifatira ibihano Migabo ikazamo n'umuyobozi wa FDLR wungirije, ikazanamo n'iki, abarundi bari aho ngaho bo nta kintu bavugaho, FARDC nta kintu bayivuzeho, abantu bica abandi bakabotsa bakabarya, nta kintu babivuzeho, bavuze kuri turiya tuntu. Iki ni nko gusanga conflict yari ukamenamo peteroli kugira ngo noneho bibe hanyuma wungukire he? Ntabwo ntekereza ko Amerika yari igamije inyungu. Iyo yatekerezaga teori z'abantu bari Washington ni aba elite, uburyo bazi gukemura ibibazo ni uburyo bwo mu bitabo, ariko baranashimishaho na Congo kumva ko ari cyo bakoze, na European Union yabonye aho yurira nayo isohora ibintu kugira isohora nabyo ibyo bihano, ariko mu by'ukuri se tuvuge urabisohoye, then what? Ariko ibintu biri aho bimeze nka muri political science hari ibintu twita appeasement theory. Appeasement theory ni ukuvuga ni politiki yo kugira abantu ushimisha. Yego. Buriya hariho n'abategetsi benshi babikoresha appeasement theory, bagafata abantu bo muri nuza, bagafata tuvuge niba hari uturere tutumva neza ubutegetsi, urugero bakagenda bafatayo umuntu bakamuzana bakamugira minisita naye, kugira ngo bose bumve bahagarariwe, ariko by'ukuri ibibazo byabo bidakemuka na appeasement theory. So biriya ni ugushimisha Congo ariko ibibazo byabo bidakemutse. Yewe na Ventura ntabwo bikemutse, ni penikira no nta nubwo ari penikira, ni ukubabeshya, it's a lie. Now wa muri uri kuvuga bashobora kuba basuzemo esanse, hari amakuru natangiye gukurura kuva ejo ko Goma ushobora kuvamo mu minsi ya vuba rwose. Ariko Goma kuba tunayiganiraho ni ibintu nabyo nazi neza, abapanga urugamba rwa Ventura ibyo barimo. Goma ntabwo yakagombye kuba tukiganira, twakagombye kuba tuganira Kisangani. Ntabwo ubundi Goma yakagombye. Goma ariko ishobora kuba ari strategic, ushobora kuyikoraho iyo strategy ugakoza katsi ndayemera, ishobora kuba ari strategy, ariko iyo strategy sinyemera. Nibo biteza ibibazo byose, n'abandi bakomeza kurwana intambara yo guseta ibirenge n'ibindi bihano bizaza. Ikihari ibakubita inyana, bagiye kuvuga nabi. Goma ariko ituwe n'abaturage benshi barenga 2 miliyoni, barajya he? Hano ari bubere imirwano, abaturage se bazajya hehe gute? Bagiye kubimura se? Kareka. Ariko ahantu habereye imirwano kugira ngo habemo minimum casualty hagomba kuba hari abaturage bake. Akose nose utekereza ko harasa umujyi ari uko ugiye kwevacuatinga abantu. Kareka. Urabura bagahunga, hashira iminsi 3 bakaza rwose ukabakirana nayo, bafungura amakoridozi bakanyuramo. Kandi icyiza cy'abakongomani iyo babonye uko ibisigabo zabona winjira bagukomera amashyi, ngo nta kibazo bafite. Reka dusoreze hano, hanyuma what is next muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibikorwa biri gukorwa birerekana ko ibi bintu biri kugana he? Ibiki nyine izi afoti zose zihari, ibyo M23 ivuga, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga, nk'abakongomani bari kukumva bakeneye kumva ibintu, bati dukeneye kuzuma byakemutse, wababwira iki bitewe n'ibyo uri kubona? Ibibazo by'abakongomani nta munyamahanga wabiteye, yewe nta n'umuturanyi wabiteye, nibo ubwabo bagomba kubyikemurira, kandi bagomba kwihanganira igihe bizatwara. Iriya ntambara y'M23 ntabwo iri munsi y'imyaka 5. Ariko ubwo ibiri already yavuyeho, hasigaye 3 cyangwa guhera ubu ngubu ni 5. Guhera ubu ngubu ntabwo ushobora kujya munsi y'5. Guhera ubu none hambuze. Ni intambara y'igihe kirekire, kuko ni intambara y'impinduramatwara. Ikindi abakongomani bakwiye kumenya ko nta muntu ufite impuhwe igihugu cyabo. It's them themselves.
nibo ubwabo they need to own their country. bakeneye gushyira mu biganza igihugu cyabo. Bakagishyira ku murongo kikaba igihugu cyiyubashye. Mm. Izi ntambara za Congo zitajya zirangira, I'm tired of it. Everyone is tired of it. Abakongomani simbona impamvu zitabarambiye. Kuki buri muntu wese umuntu ashaka kandi ikibazo bagira, they recycle politicians. Icyo kibazo bagira. They recycle politicians. Ba politicians bahora bagaruka. Nacyo kibazo. N'undi mushya wavuga ngo nka Tshisekedi yaraje ari mushya, araje afata abadivayiza bose bari basanzwe aho ngaho, n'utoragura amashashi aramuzana amugira umuntu abanyanyiza amafaranga. Corruption ya Congo, igihugu kizajya ku murongo uryari. Uburyo umukongomani aba proud, usiga umunyarwanda yavuga ku gihugu cye, ubona ari hafi kuzura umwuka wera. Wajyaga ari kuvuga nka Norvège cyangwa Sweden, kandi akiri hano mu ivumbi. Now ariko the mindset ni ikintu gikomeye. Mindset ni ikintu gikomeye. Akuze abaturage batangiye kuvuga bati we are proud of our country. Naho mwaburara, icyo cyizere kirabatunga. So aha kumbaza ngo ejo ha Congo ibintu bizarangira gute, bizagera nicyo kibazo cya conflict. Amakimbirane yaje ari unpredictable. Muga karaba, reka ngushimire cyane. murakoze, murakaraba. Murakoze cyane.